ese Nyangezi Bushiru dore Nyangezi Bushiru dore hirya y'ubuhoma uyu ni Medalide Ntamaganya mu Nanga ye yise Nyangezi. Iri zina ushobora kuba atari ubwa mbere uryumvise mu Nanga yewe no mu mbyino z'amatorero ndangamuco y'ubu. Ni igihangano kimaze nibura imyaka 96 kiriho uririmbwamo akaba Nyangezi François. Igisekuru cye kikaba iki gikurikira: ni Nyangezi wa Nyamugusha, wa Rwata, rwa Buhake, wa Serwesa, rwa Muhanguzi, wa Mbonduyubuha, akaba uwo Mubaha. Uyu Nyangezi watwaye ubushiru niwe nahisemo kubabwiraho none mu mateka n'inganzo. Ikaze. Birashoboka ko kugira ngo uze gusobanukirwa neza amateka ya Nyangezi wacuranzwe muri iyi nanga biri busabe kubanza kugusobanura sheferi ya Bushiru yabaye inkomoko yo kwamamara k'uyu Nyangezi. Bushiru ubundi hari aho bayita Kabaya, sheferi ya Kabaya cyangwa se province ya Kabaya. N'ubundi yari ibumbye ziriya nce za Kabaya ya Ngororero werekeza mu bice bya za Mukamira muri ziriya nce nyine. Ibya Nyangezi turabibabwira twifashishije inanga yacuranzwe na Medalide Ntamaganya, ariko kandi turaza no kwifashisha bimwe mu bitabo bitandukanye by'abashakashatsi batandukanye ndetse n'ibiri muri raporo ngarukamwaka yashyikirijwe akanama k'umutekano k'ibihugu byishyize hamwe. Icyo gihe byitwaga Société des Nations cyangwa se SDN. Aka kanama niko kaje gusimburwa na Loni tuzi uyu munsi. Iyi raporo yatanzwe na Minisitiri w'Ububirigi wari ushinzwe za koloni bitaga Caton mu mwaka w'1925. Iyi niyo raporo ya mbere Ububirigi bwari butanze muri aka kanama nyuma y'uko bwari bumaze kuragizwa Burundi n'u Rwanda, icyo gihe bwitwaga Rwanda Burundi. Ububirigi bwaragijwe ibi bihugu byombi ku itariki 20 Ukwakira mu 1924 nyuma y'uko byambuwe Abadage bari bamaze gutsindwa intambara ya mbere y'isi. Hari byinshi byatumye Bushiru imenyekana, ariko yamenyekanye cyane cyane ku ngoma ya YuhiV Musinga ubwo yahabwaga François Nyangezi kugira ngo ayitware. Bushiru yari imaze kwamburwa umuhinza bitaga Nyamakwa. Bushiru yarizwe icyo gihe nk'iyari igoranye kuyobora, ndetse n'abaturage bayo ngo bakundaga kwigomeka ku nzego z'ubutegetsi zombi zariho icyo gihe, ni ukuvuga ubutegetsi bwa cyami ndetse n'ubw'abakoloni. Muri iyo raporo hagaragaramo ko ku itariki 11 Gicurasi mu 1924 aribwo sushefu witwaga Ndiriyera yanze kuyoboka ubutegetsi, maze kuri iyo tariki bamusimbuza uwitwa Mpakanye. Naho ku bijyanye n'umuhinza Nyamakwa, iyi raporo ikagaragaza ko ubutegetsi bwe bwacitse intege cyane mu mwaka w'1924. Amwe mu makosa uyu mugabo Nyamakwa yashinjwaga n'ubutegetsi bwa cyami ndetse n'abakoloni icyo gihe harimo umuco wo kudahana, ndetse ibi ngo bikaba byari nk'ihame ku bahungu be aribo bitwaga Bitota na Mujyarugamba hamwe n'ababyeyi be barimo Kabasha na Muhozi. Ibi ngo nibyo byaba byaratumye abaturage batangira kumwijujutira bamwigomekaho, ndetse bamwe rwose batangira guhitamo kuyoboka abatware b'abasyete bayoboraga mu misozi byegeranye n'iyo yatwarwaga na Nyamakwa. Nubwo ibyo byose byabaga, Nyamakwa ariko yari yarasezeranyije abaturage be kazahindura imyitwarire idahwitse y'urugomo byakorwaga n'abo twavuze haruguru. Administrateri icyo gihe avuga ko yigiriye mu Bushiru kureba ikibazo cyari gihari kandi cyari kimaze igihe, maze abaturage babo bakamusanganiza ibibazo baregaga Nyamakwa. Muri iyi raporo administrateri yanditse agira ati: sinzibagirwa uburyo inshuro nyinshi Nyamakwa we ubwe yitabaga impamagazi yanjye akaburana n'abaturage bamurega. Yemeraga amakosa ariko kenshi akerekana ko hari ibyo atumvise. Nyamakwa kandi yari afite abasushefu batamwumvaga bakabamo Rugema, Biramena, Mpakanye. Aba ngo biyumvaga mu bategetsi b'abazungu kumurusha. Administrateri muri iyo raporo abaraka abo bagabo uko ari 3 bakundaga kuza kumureba mu Ruhengeri aho yakoreraga. Nyamara kandi hari abandi bari mu Rwamuheto, Bitota na Mujyarugamba. Aba ngo ntibigeze baza kumureba na rimwe, kimwe na sushefu Kabeba ngo wagaragazaga agasuzuguro cyane nk'uko uyu mutegetsi yabivuze muri raporo yatanze mu 1924 ikakirwa na SDN muri Nyakanga mu 1925. Ariko se byagenze bite ibijyanye n'ubushiru ko tubona yuko byari bigoye kubutwara?
murabivuga ndegitego mu batwase ngira makemwa mu gitaramo cy'ingenzi. Mu 1929 muri uno mwaka nibwo hagaragaye impinduka mu Bushiru. Icyo gihe habaye impinduka mu mitegekere. Umusozi wa Rubare wabarirwaga mu Bushiru uhabwa umugore witwaga Kumukera. Uyu nundi mugore wa kabiri wahawe gutwara umusozi ku ngoma ya YuhiV Musinga nyuma ya Nyirakigwene nabagejejeho ubushize. Gusa uyu mugore Kumukera ntiyaje kumaraho kabiri bitewe nuko yacumbikiraga abanyabyaha bashakishwaga n'ubutabera icyo gihe kubera amakosa babaga bakoze. Ngo uyu Kumukera yaje guterwa ubwoba kenshi yuko ashobora kuzanyagwa umusozi yatwaraga nakomeza guhishira abanyabyaha ndetse no kudakorana neza n'ubutegetsi bw'abazungu bwariho icyo gihe. Ngo yagombaga kuba yaranyazwe, ariko icyo gihe ngo yashyigikiwe na Musinga ubwe amusabira imbabazi abakoroni b'abazungu kugira ngo abashe kuguma ku busushefu bw'uno musozi wa Rubare yatwaraga. Hadaciye kabiri uyu mugore Kumukera yabonye atava muri urwo ahitamo kwegura ku butware bwa Rubare yisangira umuhungu waho yari atuye mu Gisaka. Uyu musozi wagiye ku Bushiru bwatwarwaga icyo gihe na Nyangezi, ariko utegekwa n'uwari umukarani wo mu biro witwaga Bishoza. Muri make rero twavuga ko uwo mwaka aribwo ubutegetsi bwa Nyangezi bwatangiye kumenyekana. Ariko se bwatangiye kumenyekana gute, bitewe n'iki, biturutse kuki? Umwaka wa mbere Nyangezi yatangiye kuyoboreramo waranzwe n'inkubiri iyo kwegura ndetse no kweguzwa kwa bamwe mu batwaraga imisozi itandukanye y'Ubushiru. Barimo Kangabona Karimo Mvumba begujwe bitewe nuko basabaga abaturage imirimo yari irenze ko yasabwaga n'abategetsi icyo gihe. Mu kwezi k'Ugushyingo mu 1924 nibwo basimbujwe. Kangabo avanwa ku butware bw'umusozi wa Gahengeri, naho Karimo Mvumba asimburwa ku musozi wa Kinihira. Bose basimburwa n'uwitwa Rwabuhiye. Undi sushefu witwaga Nyanguragura yataye inshingano ze asimburwa n'uwitwa Semadwinga wa Nyiriminega ya Biniganyi bya Mubanga, umucyaba ukomoka kwa Kibarake. Bigaragara ko Ubushiru bwari bugoye kubuyobora, ariko si niki cyakozwe kugira ngo Nyangezi abushyire ku murongo bigere naho abaturage bamuririmba kugeza na n'ubu indirimbo ye yarabaye kimomo. Nyangezi Bushiru, dore Nyangezi Bushiru, dore hirya y'ubu. Ku bijyanye n'imiyoborere, shefu Nyangezi amaze guhabwa Ubushiru yahagurukiye ubwigomeke n'umuco wo kudahana warangwaga aho ngaho mu myaka yari ishize. Yafashe icyemezo cyo gusimbuza bamwe mu batware b'imisozi abari inshuti ze. Ibintu bitashimishije bamwe bituma bamwe begura, ahitamo kongera gusubizaho bamwe yari yarirukanye. Bamwe mu bo yanyaze bihutiye kujya kumurega ku bazungu, ndetse abategetsi bategeka yuko abo yanyaze ibyabo abakomorera, haba amatungo ndetse n'indi mitungo bari bafite. Ngo ubutegetsi icyo gihe byabaye ngombwa ko bukomeza kumucungira hafi ngo atazihorera ku bari baramureze. Tugarutse kandi ku gihe yaba yaragabiwe ubutware, ku itariki ya 26 Ukuboza mu 1924 nibwo Perezida w'u Rwanda ndetse n'umwami YuhiV Musinga bafashe icyemezo cyo gusimbuza Nyamakwa nk'uko twigeze kubivuga ruguru ku mwanya we w'Ubushiru, ndetse basimbuza shefu Biganda watwaraga ubwanamwari bamusimbuza Nyangezi. Nyangezi rero yahawe ubutaka ndetse n'abagaragu abo bombi bari bafite. Ku itariki 25 Mutarama mu 1925 nibwo Nyangezi yahawe ubwanamwari, naho Bushiru imwegurirwa tariki 8 Gashyantare muri uwo mwaka w'1925. Ibirori byo guhererekanya ubutegetsi bwa bwanamwari ngo byagenze neza cyane kuko abatware b'imiryango bose bari bahari. Mu Bushiru, shefu Nyamakwa wari umaze kunyaga ubutware bwe yakeje umutware mushya ari we Nyangezi. Akaba yari ari kumwe na bamwe mu basushefu be aribo Rugema, Bihamo, Buguzi, Mpakanye ndetse na Mihigo. Naho abandi basushefu barimo Kabeba, Mujyarugamba na Bitota twigeze kuvuga kare banze kuyoboka barahunze. Hashize ukwezi ariko birabayobera baragaruka bakeza Nyangezi nk'umutware mushya. Abahoze ari abasushefu basimbujwe abandi bashya, ndetse nta bushyamirane bwigeze buhaba muri iryo simbuzwa ryabo. Mu bwanamwari sushefu Mbonera yagumishijweho. Nyangezi yahaye ubutware bw'intebe mu bwanamwari uwitwa Rutamu, naho mu Bushiru aha ubutware bw'intebe uwitwa Ruhumuriza igice cy'uburasirazuba, naho igice cy'uburengerazuba gihabwa uwitwa Rwamakambira. Muri Nyakanga uwo mwaka ku cyemezo cya Perezida w'u Rwanda, Nyangezi yasimbuje abashefu Karinda Karekezi na Rwanyagahutu
Murego, Mugongo, Rwamahungu, Bishoza ndetse na Murindabigwi, aba bose barasimbujwe. Imisozi batwaraga ihabwa abandi basushefu. Mu Kwakira mu 1925, sushefu Ngabitsinze watwaraga umusozi wa Nyabuguzi yahunze igihugu. Uyu yahunze avuga ko Nyangezi ndetse na administrateur bamuhiga. Ariko ngo mu by'ukuri uyu mugabo yari yarahanwe bikomeye na Nyangezi bitewe nuko yakubise urunana umwe mu bagaragu be. Urunana ni umuhoro gakondo utari yingiye tuzi. Muri iyi raporo havugwamo ko icyemezo cy'ubutegetsi bw'umwami cyo gusimbuza Nyamakwa Nyangezi cyazanye ihumure mu Bushiru, kuko Nyamakwa atari yarabashije guhagarika ibikorwa by'urugomo byakorwaga n'abaturage be, bigatuma ako karere gatinywa cyane. Naho kuri Biganda ngo ntiyafashije ababirigi kugarura ituze mu baturage yayoboraga ba Bwanamwari bahoraga mu makimbirane. Atavunaguye ntakwirwa mu ruhago. Ndasoje. Gusa icyo nakubwira nuko Nyangezi yibukirwa ku gitsure cye kubo yayoboye mu Bushiru, ndetse no kutagoheka no kutareberera abadashaka gukurikiza amabwiriza mashya y'ubutegetsi bwari icyo gihe, ubw'abakoloni ndetse n'ubwa cyami. Yagize uruhare rukomeye mu ivugurura ry'imitegekere ndetse n'imiyoborere y'ako karere yari yarananiranye mu bihe byamubanjirije. Amatwara ye iyo usesenguye asa cyangwa se ajya gusa neza na ya Kamuzinzi ka Rusagara basingizaga intare ya Kanwa Rutemangusho. Uyu Kamuzinzi ka Rusagara niwe nabahitiyemo kuzababwira ubutaha. Amahoro. Maze igihe kimwero, maze umwami yaje kumutumaho, maze amutumaho umugago, tugendewe maze umbwirire Kamuzinzi ka Rusagara.